duherukana kera cyane ariko nk'uko indirimbo yabivugaga, everything will be all right. cyane umwaka tugiye kwinjiramo 2025 bigomba kugenda neza byanze bikunze. Ninjiye hano nsanga ibintu byari bishyushye, ariko se ninjye wabikonjesheje kuko nasanze abantu harimo n'umuziki mwiza w'igitangaza, abaririmbaga n'undi wakurikiyeho no woman no cry. Ibyo nibyo tugiye gukomeza. Tubikomeze twishimira ibyiza byacu, ibyiza dukorera, ibyiza dushyiramo ubushake, imbaraga n'ubushishozi, kandi rwose igihe cyose kibonetse tujye twishima pe twimariye. Siko ubuzima bukwiriye kugenda se? Ushimira icyo ugezeho, ugateganyiriza, ntabwo imbaraga zose uzisiga aha ngaha. Ndetse iyo wishima cyane ko byiza byinshi, hari akantu mu mutima kakomeza kukwibutsa ngo ariko no mu mutwe ko hanze ibintu byose bitera ngo de. Hari aba urishima, hari abakwifuriza inabi, abo nabo turabazi. Rero tuba twishima, tujye dusigarana kwa kwirinda kuri buri muntu no kuri twese. Ntawe tuzemerera ko yaduhungabanyiriza umutekano, n'umunsi n'umwe ntibizakunda. Ndetse dufite ubushake buruta amikoro. Ubushake bwo ntaho tujya kubushakisha ahandi, turabufite pe buhagije. Ibyo dushakisha ni amikoro. Buri mwaka, buri gihe uko kigenda niko nayo mikoro ariko agenda aboneka, ku buryo nabumva ko bahungabanya umutekano, ngira ngo bagenda bamenya ko igihe cyabo kirabaze. Ariko rero reka no kuvuga byinshi, reka mbifurize, ndibwira ko Noheli yabaye nziza, umwaka wose wabaye mwiza, usibye ibindi by'iruhande navuze bitabura mu buzima. Hanyuma ndabifuriza n'umwaka mushya muhire, uzawugiremo ibyiza byose, and we make sure everything will be all right. Maze rero nababwira iki, mugire umugoroba mwiza cyane.